Reka nongere ngusuhuze mukunzi wa Technology TV official. Nitwa Mwesijya David ni Technology TV official. Kubwibazo abantu benshi bangejeho cyangwa ibitekerezo ni na comment abantu bangejeho banyandikira WhatsApp banyandikira muri comment bambwiye yuko bakeneye amayinite y'ubuntu. Nawe nje kukwereka uburyo wakoresha amayinite y'ubuntu ugahamagara ku buntu. Utaguza amayinite ntabwo arangira, ntabwo ibyo bintu bisaba serivisi binini, ntabwo bigoye cyane. Kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro biza kuri iyi channel yacu. Nitwa Mwesijya David. Now nta kindi kintu nakwifuriza kiretse gukora subscribe, kuko gukanda subscribe byonyine ugakara ku nzogera uzaza ubasha kubona ibiganiro byose nambutsaho kuri iyi channel yanjye. Okay, nta kindi kintu tugiye gukora cyetse kujya muri Play Store. Turifashisha application nziza cyane yakozweho ubushakashatsi n'abantu batandukanye, n'abantu benshi cyane, abantu benshi bayiciyemo barayikora. Ayo ma video mwayabona cyane. Nagiye nsoma makuru menshi cyane agenga iyi application, nasanze yarakoreshejwe n'abantu benshi bayihamiriza yuko ikora neza cyane, kandi amayinite waba uri mu Rwanda, hanze y'igihugu cy'u Rwanda, Afrika ndetse hanze ya Afrika, ayo mayinite turayabona kuko harimo ibihugu bitandukanye, ku buryo igihe cyose wayahamagara kandi ntabwo amayinite yawe ajya arangira. Ntabwo bigoye cyane. Turafungura data zacu, nitumara kuzifungura tuhita tugenda tujye muri Play Store. Muri Play Store nakeka mwese muhamaze kuhamenya. Wowe wamaze kuyikanda uri umuhanga, wamaze no gukora subscribe uri umuhanga. Jya muri search wandikemo iri jambo ryanditse full call. Uzasanga nukora search uzasanga ifite akamenyetso gasa gutya cyangwa logo isa gutya imeze nk'ukwezi cyangwa akarongo gahitamye ukuntu. Iyi logo full call nge namaze kuyidownloading. Wowe icyo uzakora noneho uzagenda uyi downloading. Reka ngewe nyifite muri hano muri telefone yanjye, muri service cyangwa muri application mfite muri telefone, nayo namaze kwishyiramo. Dore ngiyi full call. Reka tuyikandeho, nitumara kuyikandaho ndagira ngo tugendane step by step. Abantu bankurikira bamaze kumenyera uburyo dukora. Urakanda hano handitse sign up cyangwa sign up bitewe n'uburyo ubyumvamo. Tubanze twishyiremo email yacu, twishyiremo na email ijyamo, na email ijyamo. Ahubwo turakanda sign up, nitumara gushyiramo sign up bari buze kutugeza aha ngaha. Hari amavideo menshi nagiye nkora uburyo wakoresha internet y'ubuntu, uburyo wa hackinga wifi, uburyo wakora uburyo wa hackinga WhatsApp y'umuntu, ni nandi mavideo menshi, uburyo wagarura Facebook yawe yatwawe. Ayo mavideo wayasangaho. Hari amavideo menshi uburyo wamenya nimba WhatsApp yawe barahakinze. Nawe nugera ngaho uzabanza ujye gushyiramo igihugu cyawe ahantu uzaba uherereye. Ngewe ndi mu Rwanda, ndashyiramo u Rwanda, kiremo nimero zanjye nizo ngizo. Okay, nimara kuzishyiramo nimero zanjye uzahita nkanda continue cyangwa continue. Dukomeze ube in progress, utegereze gato cyane. Yego uzategereza bibe in progress cyangwa utegereze akanya gatoya. Hari amavideo menshi nashyizeho bibaye era, ubwo ni nuza network zacu. Reka dusubire inyuma gato. Hari video nakoze y'uburyo wakora monetization kuri Facebook, narayikoze wayibona. Hari video nyinshi nagiye nkora uburyo bwinshi cyane, uburyo wahuza telefone yawe n'iyundi muntu. Nzawujyakemo nimero yanjye ya telefone nkande continue bibe in progress. Nimara kuba in progress bazahita bamara kubitwemerera rwose. Niba mara kutwemerera bazahita batweza code cyangwa nuza verification code. Bazahiza kuri nimero yacu bitugaragariza nyine, bavuga ko
bohereje code bari kutubwira ko ni imibare ine bari bwohereze tugomba gushyiramo bakaverifyinga iyo telefone yacu. Noneho turareba muri nuza dore ngiyo barohereje imibare yacu 9215 9215 niyo mibare batwohereje. Ndakeka uri murayibona. Iyo mibare niyo bamaze kutwiza turakanda continue be in progress cyangwa dutegereje akanya gato konyine. Nitwa Mwesijya David. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo nyandikira WhatsApp ni 08081323. Ndabakunda dukomeze. Okay, ndabona bimaze gukunda. Nibamara gukunda urahita ukanda hano handitse allow notifications. Nibimara gukunda bibaye byamaze gukunda bamaze kubyemera urakanda hano handitse allow notification ze. Okay, aho ngaho niho uzakanda maze ukikomereza cyane. Aya mayinite tugiye guhamagara ndabona ndakeka tumaze kuhagera. Tukimara kuhagera iyi application basibama free bonus yo kwinjiramo hasama amadolari 0.10 ubwo n'amafaranga y'u Rwanda 100 cyangwa wayihamagaza nk'iminota 5. Aya ngaya 0.10 wahamagaza nk'iminota 10 kandi twebwe dukeneye amayinite yacu y'ubuntu. Dushatse twahamagara ubakakanya ariko twebwe hari ibintu byinshi dukeneye gukora kugira ngo twongere amayinite yacu. Aya mayinite nago nubwo yahamagara iminota 5 kandi twebwe dushaka amayinite agumaho cyane. Ayo mayinite agumaho uzaza kandi hano handitse rate uzajya kureba ibiciro ubundi biciro ukuntu bigenda bitewe n'igihugu uherereyemo. Ngende mu Rwanda ndamanuka nishakire u Rwanda ahantu ruherereye. Rwanda tegereza gato cyane step by step. Ngiyo Rwanda ngiyo harimo Rwanda ni 33 C, Rwanda mobile 33. Izo C nazo ndibuze kuzigusobanura. Rwanda message ni 11 C. Ubwo nyine ibyo byose ndabibuze kwigusobanurira. Okay, uzatuzukanda hano handitse account. Hano hari $, hari akamenyetso k'idolari 0.10. Niho uzahita ugakanda. Numara kuhakanda hari ijambo ryanditse top up ni abantu bashaka kugura amayinite. Ushatse kugura amayinite wayagura ariko yena nk'urugero nimba twebwe tugura amayinite bakaduha twebwe amayinite wagura ukoresheje amafaranga yawe baguha amayinite menshi atandukanye nayo gura ukoresheje telefone yawe cyangwa ugiye kuyagura ku mwagenti. Baguha amayinite menshi utabasha no kubara. Noneho twebwe kandi nababwiye ko ibintu byacu n'ubuntu. Uzatuza hano handitse invite friend. Noneho reka manze ngusobanurire aka kantu kuno kameze. Kabango a gift from us. Kabango invite your friend for a call and we'll give and you $5 credit. You free will give you $5 the each friend you invite when they are top up, so invite as many as you can. Bishatse kuvuga ngo nutumira inshuti yawe, iyo nshuti yawe ukimara kuyitumira bazaguha amadolari 5. Noneho iyo nshuti yawe watumiye nigura inuza amayinite ikoresheje credit bank, ikoresha credit bank mbese ikayitigura amayinite bazaguha andi madolari 5 cyangwa igakoresha iranzira ya top up ukagura amayinite ukoresheje credit bank nyine akagura amayinite kwa kundi bamuha amayinite menshi cyane bazahita bahita baguha andi mayinite. Urugero nufata wowe uri Kalisa undi noneho ni Cyubahiro wowe Kalisa niwohereza iyi link ukahereza Cyubahiro akinjiramo Kalisa bazahita bamuhereza amadolari 5. Cyubahiro nagura amayinite akoresheje top up bazaguha andi madolari
5. ubwo urumva ibyo bintu nubikora ntago ni ibintu mwebwe nta n'umuntu wabyanga, ubwo nawe yinjiye mu bahita bamuha free. Gutyo mwebwe mwazamura mubikora gutyo mukabikora gutyo mwaze mukabona amayinite. Uzakanara wemeze kara kantu ito bakwereka abantu ushaka kohereza, reka wenda nk'urugero ngiye kohereza uyu muntu, mwohereze inuza nkanda hano handitse send, nimara gukanda hano handitse send rwose message yacu ibimugezeho. Ubwo rero ni mubikora gutyo mushaka kuyikora muri abantu babiri mwebwe, ukazaza uvuga ngo ndayikohereje, nimara kuyikohereza nawe wongere uyinyohereze gutyo, ukagenda ubona amayinite uyakoresha paka na utaguza amayinite na rimwe, ukazaza uhamagara ibintu byose ari wane. Ndabakunda cyane, kora subscribe kugira tubashe kubana kuri izi video zica kuri iyi channel yacu. Hari indi channel yacu twakoze yitwa Umucyo TV, genda uyikore nawe twandeho subscribe. Ndabakunda cyane, ni mwese David, ciao ciao.